Halo, turabasuhuza. Nitwe CS Collection, ya kampani yiyemeje kubagezaho ibyiza bitandukanye. CS Collection applying smart deals. Nyuma yo gukora byinshi bitandukanye, cyane cyane birimo kwigisha indimi mu ishuri ARSL, Rapid School of Languages. Nyuma yo kwigisha nanone iby'ikoranabuhanga muri Smart Technology Center STC, ndetse no gutanga ubumenyi butandukanye muri Values and Deals Center VDC. Nyuma yaho rero CS Collection turanabatembereza, tukaza hano mu mujyi wa Kigali kugira ngo tugire byinshi tubereka, duhugurane umurebe n'ubuzima bwo muri Kigali uko bumeze, nk'uko natwe turi gutembera tukabagezaho byinshi bitandukanye. Ubu rero turi hano muri quartier commercial, ariko tukaza tukanatembera hano hafi hano ku munara w'umujyi Kigali City Tower. Kigali City Tower, inzu ndende, umunara w'umujyi, inzu nini. Murabona na hano aho kubita kwa Rubangura, inzu ya Rubangura, kwa Rubangura mayitegereza hano muri quartier. Murahabona mu mujyi hagati abantu benshi, imodoka nyinshi, abantu benshi, business nyinshi, ibintu bitandukanye. Kugira ngo CS Collection dufatanye neza muri byinshi, tugera tukanatembera tukabereka ibyiza bitandukanye, kugira ngo abantu banaruhuka barebe ibyiza nyaburanga bitandukanye, maze turusheho kwishimira ubuzima. Hano rero mu mujyi rwagati murabona business ukuntu zikorwa, abantu benshi bari mu kazi, abagenzi, imodoka nyinshi. Tumanuka ndetse tugana hano kuri Chic, tubatembereza kugira ngo n'abadaherutse mu mujyi wa Kigali mukomeze kwirebera ibyiza bitatse u Rwanda, ibyiza bitatse mu mujyi wa Kigali. Hano tukaba tugeze kuri Tropical Plaza, umanuka ugana hano kuri Chic, ndetse tugana kuri Downtown, kuri gare y'umujyi wa Kigali, Downtown, gare nini kandi nziza. Mu kanya rero turebereka, ubu ngubu tugeze hano kuri Chic.